Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Kristo Yesu ndetse bakunzi b'umusaraba. Ndabasuhuje mbifurije kugubwa neza muri Kristo Yesu. Nimugire amahoro ava ku Uwiteka. Nimubone imbaraga zibinjiza mu byo Uwiteka yabavuzeho. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu munsi turashimira Imana yongeye kuwuduha, ngo tuwishimiremo tuwunezererwemo. Ndasenga ngo Imana ikubite ikureho buri kintu cyose cyakubuza umunezero w'uyu munsi. Imana ikureho buri mbaraga yose yarwanya ibyishimo byawe by'uyu munsi. Imana ikwinjize mu byo yakugeneye uyu munsi. Imana iguhuze n'ibyo yakuvuzeho uyu munsi. Ndasaba ngo Imana ifumbature ikiganza cyayo ihaze kwifuza kwawe uyu munsi. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nge nitwa Evangeliste Samu. Uyu ni umwanya mwiza w'ifunguro ry'umunsi. Nguhaye ikaze mu ifunguro ry'umunsi. Aho ifunguro ry'uyu munsi rigira riti: nubwo ubuzima bwawe bumaze igihe kinini ubona buri mu mwijima, ibyo ukoze byose ntibikunde, Uwiteka aravuze ngo habeho umucyo, nawe ube mu bihe byiza by'umucyo. Amen. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuga hati: Imana iravuga iti habeho umucyo. Umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umwijima n'umucyo. Hari igihe ubuzima buba mu mwijima. Hari igihe umuntu abandi bishima we akabona ni inzozi. Hari igihe abantu baseka ukabona ni inzozi. Kubera iki? Ubuzima bwawe buri mu mwijima. Umucyo uravuga iki? Umucyo uvuga ibihe byiza. Umucyo uvuga amahoro. Umucyo uvuga umunezero. Umucyo uvuga igihe cyo gukora ibintu bikagenda neza. Umucyo ni igihe cy'ubwiza bw'Imana bugaragarira. Amen. Bibiliya yita Satani se w'umwijima, ariko Bibiliya yita Imana ko ari se w'umucyo. Haleluya. Wumvira itandukaniro. Bibiliya iravuga ngo Satani ni se w'umwijima, ariko Bibiliya ikongera ikavuga ngo Uwiteka Imana ni se w'umucyo n'imigisha yose. Donc Imana ntikorera mu mwijima, Imana ikorera mu mucyo. Impamvu umaze igihe kinini ubona ibintu byawe bitagenda neza, nuko wari uri gukorera mu bihe by'umwijima, kandi umwijima ni igihe cyo gukora k'umwanzi. Niyo mpamvu ubona ibintu byawe bitari kwemera, kuko Satani ni se w'umwijima. Ibikorwa bye byose abikorera mu mwijima. Haleluya. Imirimo ye yose ayikorera mu mwijima. Akunda kwiyoberanya, akunda kwitwikira umwijima kugira ngo abashe gukora ibyo yagambiriye gukora. Niyo mpamvu uzasanga abarozi baroga mu mwijima, bacuraguzi bacuragura mu mwijima, abajura biba mu mwijima, abicanyi bicana mu mwijima. Donc ibikorwa by'umwanzi byinshi, abasambanyi basambana hatabona. Ibyo ni ibikorwa by'umwanzi, abikorera mu mwijima. Ariko Uwiteka Imana, Bibiliya iravuga ngo ni se w'umucyo, kuko ijambo riravuga ngo uwo mucyo, haleluya, ngo Yesu Kristo yazanywe no kumurikira isi, ngo umucyo umurika hacuze umwijima. Donc Kristo ni umucyo w'isi, niko na Bibiliya ivuga. Biravuga ngo muri umucyo w'isi. Haleluya. Donc umwijima ntago Imana iwukoreramo, Imana ikorera mu mucyo. Ibihe byawe byari biri mu mwijima, ariko Kristo Uwiteka Imana iravuze ngo habeho umucyo mu buzima bwawe. Mu kazi kawe habeho umucyo. Mu muryango wawe habeho umucyo. Mu rugo rwawe habeho umucyo. Mu mashuri yawe habeho umucyo. Mu mishinga yawe habeho umucyo. Ibyo werekeza amaboko byose bibona umucyo. Mu izina rya Yesu Kristo, ubuzima bwawe nibwakira umucyo, kuko Uwiteka hari ibyo aje gukora ku buzima bwawe, kandi ntajya akorera mu mwijima.
reka umucyo uze mu byawe, umucyo uze mu mubiri wawe, umucyo uze mu buzima bwawe, umucyo uze mu mutima wawe, umucyo uze mu muryango wawe, umucyo uze mu baturanyi, umucyo uze aho ukorera, umucyo uze mu byo ukorana nabyo, mu byo ukora byose, umucyo uze mu bo ukorana nabo, umucyo uze mu nshuti zawe, umucyo, akira umucyo mu izina rya Yesu. Habeho umucyo, Kristo niwe ubitegetse. Imana iravuze ngo habeho umucyo, biravuga ngo Imana ibona ko umucyo ari mwiza. Donge umucyo ni ibihe byiza. Ndagusengera ngo winjire mu bihe byawe byiza, injira mu bihe by'umucyo. Ubuzima bwawe ndabwinjiza mu bihe by'umucyo, ibihe by'umucyo bitarimo umwijima, bitarimo imirimo ya Satani. Haleluya. Biravuga ngo yerekaniwe kugira ngo amareho imirimo y'umwijima, imirimo ya Satani, imirimo y'umubi, imirimo y'umwijima n'imirimo ya Satani. Iyo niyo Kristo yerekaniwe kumaraho. Kristo aje ari umucyo wawe. Haleluya. Yesu ni we mucyo wange, amurikira inzira, nemera intege nke zange, nizera kwanyobora. Amurikira inzira, amurikira inzira, nemera intege nke zange, nizera kwanyobora. Bibiliya iravuga ngo bamurebyeho bavirwa n'umucyo. Reka nkubwire, ugiye kubona Imana mu buzima bwawe. Haleluya. Reka nkubwire ngo iki ni igihe ugiye kubona umucyo mu buzima bwawe. Iki ni igihe ugiye kubona umucyo mu byo ukora. Iki ni igihe ugiye kubona umucyo mu rugo rwawe. Uwo mwijima wari ubuditse mu buzima bwawe, Imana itanze umucyo kugira ngo uwo mwijima uveho. Imana itandukanyije umwijima n'umucyo. Uri umwana w'umucyo, nturi umwana w'umwijima. Uri umwana w'umucyo, ukwiye kugendera mu mucyo. Imana itanze umucyo mu byawe bitari bisobanutse. Ibyari biri mu mwijima bigiye kugaragara. Haleluya. Ibyari bihishwe bigiye kugaragara. Satani n'abambari be bagiye kumurikirwa n'umucyo. Umucyo ugiye kubageraho bihishe, kuko Uwiteka aje mu buzima bwawe. Reka wakire umucyo muri aya masaha. Wakire umucyo mu mibereho yawe, wakire umucyo mu byawe, kuko Imana itanze umucyo kandi ishyize umucyo ku byawe bigiye gusobanuka. Mana, ndagushimiye ku byo ukoze ku mwana wawe. Umugirire neza, mukorere ibitangaza, mwiteho, mwagure, muremera amashimwe, mugeze kure cyane. Data Nyiringabo, utanga umucyo mu bye bitari bifite umucyo. Ubuzima bw'ubuhishusho butari bufite ishusho, imibereho itari ifite ishusho, uyihe ishusho Mwami. Agere mu byo wamuvuzeho, icyubahiro kibi cyawe. Urakoze, urakarama, ganza kandi utegeke. Ni mu izina rya Yesu tuvuge ngo amin, amen. Yesu aguhe umugisha mwinshi cyane. Uhirwe n'Imana. Uramutse unshaka wamvugisha, ntacyo bitwaye. Imana ijye ikwagura, Imana ikugire neza. Ujye kuri YouTube wandikemo Eva Sam TV, ukurikire ijambo ry'Imana nigishaho. Wibuke gukora subscribe, tujye tubana mu ijambo buri munsi. Imana izajya itwagura, Imana izajya itugirira neza. Umurimo ni ukuwukora impande zose. Niyo mpamvu tugomba gufatanya kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana, njye nawe bugere kuri benshi cyane. Imana igukorera ibitangaza. Rero genda ujye kuri YouTube wandikemo Evangeliste Sam, cyangwa se gutyo byanditse ngo Eva Sam, hanyuma Eva Sam TV, hanyuma usangije n'inshuti zawe. Hariho ijambo riryoshye. N'uyu munsi ngiye gushyiraho ijambo riryoshye. Imana iguhe umugisha. Shalom. Ugire umunsi mwiza. Ndagukunda. Shalom.